title zitangira ngo ni Pastor Mutesi, Pastor Claude, birirwa baterana amagambo ameze kuriya, birarambiranye pe. kandi abantu ntabwo turambiwe kumva birabiganiro byabo. niko kundi mu gitondo umuntu abyuka akavuga atako shaburi waba pasteur akabara byiyisi. Yego. Ariko nta nsengero bigeze burase barazigezera. Buriya Claude afite ukuntu atangira avuga buhoro yereka ko rwose ibintu byoroheje bikaza kurangira yibagiwe. Erega nawe ntabwo ari we. Uziko nawe atari we buriya ngiye nabigenzuye. Burya atangira buhoro ati buriya ngewe ati kandi ntabwo sinzi ntabwo nzi ukuntu nabonye Claude buriya ameze nk'umuntu warwaye hahamuka. Akunda Mutesi kuri rwa rwego ashobora no gusara. Buriya umuntu ugukunda ni buriya buryo umubonamo. Ntashaka kugira amahoro buziko ari umuntu ugukunda wagira ikiza ugeraho kikamubabaza, wagira ikibi ugeraho kikamubabaza, none ukajya usigara wifata ukavuga nifata uruhe ruhande ruri bumushimishe. Uragira ibibazo bikamubabaza, wanagira n'ibyiza nabyo bikamubabaza, ukabura uruhande neza werekeramo. Mfite mukuru wanjye wo kwa mama wacu niko ameze. Ubu nuko mbona kuri social media niko gahenge afite, ariko amaze icyumweru atambonye, amaze ukwezi atambona, umva arahahamuka. Kandi nabwo yaba mbonye ntifuze ko hari ibyiza bingeraho, ukibaza utakuse uyu muntu nifate gute. Rero buriya ngeyo ndebye mbona Mutesi yarabuze uko yifata imbere ya Claude. Mbona yarabuze uko yifata imbere ya Claude, kuko buriya niyo mpamvu iteka uzabona akantu kose Mutesi agiye kugeraho uriya arakarwanya. Ntago ari ukukarwanya kundi. Pastor Claude, Pastor Mutesi, aba bantu yavuze ngo arakantu yavuze ngo ese iyo bagize mu rugo abana akabaza ngo muvuye akazi kagenze neza, baravuga ngo akazi kagenze neza. Reka tugore kuri ibyo bintu. Kagenze nyine yavuze neza, nyine yavuze Mutesi. Ubwo bisobanuye iki ibyo bintu byo kubiyama? Bisobanuye ngo ejo ni ngewe. None nasugira ngo bisobanuye ngo yaratinze. Bisobanuye ngo ejo nige nifa baziyama. Ngiye nabahaye urugero, buriya njyaho kugira ngo mfashe umuntu ufite ubumuga, nafashe umuntu wambaye neza, kuko wambaye neza nta kirengera afite. Ariko wa muntu ufite ubumuga ararebwa na buri wese aramuha umwanya. Buri wese aramenya twe twagiye dupfa gutya, twagiye tugira ubuzima bubi kuko twabashaga kugenda tuvuga ngo dufite ba mama kandi tutabafite. Urumva? Ariko impfubyi itari ifite se na nyina yari yizijya mu mashuri igera n'ahakomeye. None ugasanga wa muntu witwa ngo afite ngo ngiye ngiye nta nubwo nanafasha n'impfubyi. Ntabwo nshobora ngiye. Buri wese arabizi ko ari impfubyi. Buri wese arabizi ko ari impfubyi. Buri wese azamugirira impuhwe. Ariko hari umwana ufite se na nyina, iyi sawa buza amafaranga yo kwishyura ishuri, nyina yaramutaye aho ngaho atagira kirengera, kubera ko ari umwana ukiri muto yari byo byatubayeho, atazi kubeshya. Atazi kubeshya, ataramenya ubwo bucabiranya. Araza kubwira ati papa ndamufite, mama ndamufite, wumve ko afite adresse. Ngiye ndibuka neza nkiri umwana hari ahantu bari kwandika abana bashyira mu mashuri, bakajya babaza abana ufite papa ufite mama woya, abana bakakirwa. Ariko ko nge nayo ntaramenya bwa bucabiranya bwo kubeshya cyangwa ntaramenya icyo bagendereye, naravuze ngo bose ndabafite kandi ntabonzi. Nta n'uwigeze ndera. Urumva ayo mahirwe narayatakaje. Rero ngewe kugira ngo mfashe umwana w'imfubyi, ngewe nafashe umwana ufite se na nyina ariko bamutaye, kuko uwo mwana ntabwo afite umuntu ukora iki umugirira impuhwe, kuko azi ko abamugirira impuhwe bakiri ku isi. Ntago nafashe umuntu ufite ubumuga agendera hasi. Uwo nguwo n'imodoka nimubona yambuka izamugirira impuhwe ihagarare. Nta nubwo izirirwa ivuze ihoni ngo ivuge ngo nyamuneka ihute, izibwira izihagarare. Ariko niba ufite amaguru yombi izakubwira ngo biti kuri mu muhanda ihute. Kandi wenda afite uburwayi mu nda buri gutuma atagenda. Ariko wenda wajya upfa kubafasha ukavuga ati wenda reka mve kumufasha. Ntabwo nanabikora ngewe nta nubwo nanabikora. Buriya ngenje no kugufasha, mfite umwana mu rugo mfasha. Urumva afite se na nyina baramutaye, yaje ari nk'umukozi mpita mushyira mu ishuri.
urumva ariko njyewe wagize ngo yaba ari imfubyi se nkamufasha nahita mbwajya ku karere cyangwa ujye ku kagari na leta irakufasha urumva ujya ku karere cyangwa ujye ku kagari na leta iragufasha na leta iri bugufashe urumva ntabwo njyewe namufasha pe kandi uko nkubwiye ni ukuri sinagufasha ntabwo nagufasha ntabwo nagufasha nakubwira ngo jya ku kagari rero niyo mpamvu iyi mvugo yo kuvuga ngo hari abantu baburaye ntabwo uri Imana kuko n'Imana yaturemye ntiyaduhaye ibyo dushaka kandi iyo ifite byose urumva ntabwo uri Imana yo kwimajina mu mutwe yo kwimajina mu mutwe umuntu hirya hari abantu baburaye bande urabazi urebera hose icyarimwe se uri Imana utekerereza hose icyarimwe si byawe wabishoboye ahubwo uwo muri kumwe banza umenye uko ahagaze urumva umenye ngo mwanya wo kureba umuntu kuri social media yambaye neza urakubufasha se urabona ubukeneye ubwo niwe Imana nyine yakweretse icyatumye umumenya ni nacyo kituma ugomba gukora iki kuba umuntu we utazi rero mureke nawe afite uko abayeho kuko ntago ari wowe wategereje nawe Imana yamuhaye abagomba kumuba impande urumva rero ntitukigira Imana tujye dukora ibyo tureba ibi turi hafi kuko ni nabwo bushobozi dufite ayo maso yanjye ari kukureba akareba hariya ariko hirya yaho nta handi yareba aho amaso yacu agenda areba aho tugeze nta bushobozi afite bwo kugira ngo arebe Icyangugu nta bushobozi afite bwo kugira ngo arebe Nyabugogo kandi ndi hano ibyo ubonesha amaso uko ugenda bari byo ukora rimwe na rimwe usanga na bandi witanga inshuti zawe cyangwa se abantu baba hafi bivuze kubera iki hari umukobwa witabye Imana ejo bundi ni umukobwa warurangije kwiga kaminuza muri kaminuza ya hano i Kigali ndetse yari umukobwa w'umuhanga cyane yitwa Tony cyangwa se Charissa ni Charissa ntago nibuka neza ariko ni muri ayo mazina kuko cyo nibuka ni Tony ni umukobwa wabaje abantu benshi ariko abantu benshi bagarutse ku kintu kimwe babibaza ngo uyu mukobwa yapfuye gute ko yari kumwe n'inshuti ze byagenze gute kugeza naho amakuru bayamenya bitinze za nshuti ze kubera ko ngo yaguye muri toilette niko yagiye mu bwiherero ngo niho yaguye bagiye kure basanga yaryamye aho ngaho yapfuye inshuti z'uyu munsi nazo inshuti rero reka nkubwire bano bana dufite ni nk'uwanjye uri hariya kabisa ni nk'uwanjye uri hariya ntushobora kuvuga ngo yumve bano bana bayoborwa n'imyaka kuruta uko bayoborwa n'ababyeyi buriya umubyeyi njye nkunda kuvuga ngo hari umugani ukunda kuvuga ngo ijisho ry'umukuru rireba hirabura aho umuto atabasha kubona buriya ukungana uko nguko umubyeyi aba afite inzira nyinshi cyane yanyuzemo aba afite byinshi yabonye buriya ashobora kukubwira ati mwana wanjye rero sinkeneye kugenda mu bandi wowe ukumva ko umubyeyi nta bwenge afite wenda reka tureke no kuvugira kuri uwo nguwo kuko uriya mukobwa nanjye yarambabaje deja yaranasengaga ntabwo twamubarira mu bana bo kuvuga ngo ntabwo njyewe yari we ndi kuvugaho deja ntabwo ari we ndi kuvugaho rwose pe rero aba bana b'abakobwa dufite wenda reka duhereho tuvuge n'abana b'abakobwa agakungu kabo aba bana b'abakobwa dufite ntushaka kumubwira ariko wakwirinze kugenda muri aka gakungu k'aba bana wakwirinze kugenda muri ibi rero bayoborwa n'imyaka kuruta uko bayoborwa n'ababyeyi hahandi ubona umwana umubwira ikintu njyewe rwose reka nkubwire njye simfite urubyiruko ikintu kibabaza kandi kinakomeye ni uko ibi biganiro dukora ntabwo birebwa n'urubyiruko ntabwo babireba muri komanteri niba ushobora kubona Kwizera yanditse ukavuga uti kubera ko nzi umukono we aramutse yanditse agasiga n'urupapuro hano namenye ko ariwe wanditse buriya no muri komanteri nurebamo uzasanga nta rubyiruko rurimo rwandika kuko iyo banditse njye ushaka kuvuga ngo uyu muntu wanditse iyi komanteri afite imyaka iyi n'iyi
nta mwana urimo ufite imyaka 19 20 abantu bandika muri commentaire badukurikirana ni abantu bafite imyaka kuva kuri 27 kuzamura ariko abari munsi yaho ntago bajye bakurikirana ibi biganiro ntago babikurikirana abari kureba ibihe simbizi baba bari kureba ibyo ngibyo bya dafite umumaro aho ngaho bitabahaye agaciro kuko muri wenda reka ngo nk'urugero rumwe rukwereka yuko buriya umuntu ashaka kwandika muri commentaire ukamenya uwo ari we kandi muri ibi biganiro mwese uko mubikora ntago abo bana barimo buriya umuntu niyandika muri commentaire akavuga ngo je nifuza ubwenge uwo muntu azaba ari umuntu mukuru ubizi neza ko hari n'abantu bakuru batagira ubwenge ariko umwana ntago yakubwira ngo uzi ubwenge kuko uri kuvuga nk'ibyo nyina ajya mubwira azumva yuko uri kubivugishwa n'imyaka yawe utari wa viziyo utari uwa viziyo niyo mpamvu rero buriya ngeyo nsomye commentaire nshobora kukubwira ngo aba bantu banditse commentaire nta muntu urimo ufite imyaka 19 nta n'urimo ufite imyaka 20 bose ni abantu bari hejuru y'iyi myaka urumva rero ibi biganiro ntibabireba nabo tubwira abo tubwira burya si nabo babyumva ngiye najyaga mbabwira ngo abafite ubushobozi wenda abafite imbaraga leta ijye batera inkunga bafata igihe cyabo bajye ku mashuri nk'uku kuwa gatandatu basaba abana abana bajye mu kibuga mubigishirize hamwe nta n'umwe mukuyemo yego hanyuma ejo mwongere musabe ikindi gipapuro mujye mu kindi kigo mwongere mujye mu kindi kigo kuko abo bana nibo bazavamo bakaza gukora iki bakaza kuba abanyarwanda nibo bazavamo bakaza kuba abagore bakaza kuba abagabo yego nibo bazavamo bakaza kuba abaturanyi b'abandi ariko ikibabaje nuko ibi biganiro batabireba rero ubwira umwana buno bano bana baba bamaze gukura usanga afite fiance kandi nora karatira abandi atariko ngiye fiance wanjye simukunda ariko abampamagara aranshaka arangira gute noneho ugasanga ba bandi uri kubwira ngo fiance ntago mukunda aguhamagara buri kanya bo baramushaka cyane urumva bo barimo kumushaka urumva ni nka byandi abanyarwanda bajya bavuga ngo uri kurata abana impyisi zihuma aba bana bacu rero b'abahungu aba bana bacu b'abakobwa nicyo birirwa bakora urumva ugasanga rero wamubwira kuko wowe uzi ikibi cy'agakungu uzi ikibi cy'abantu imyaka ufite irabikwemerera kugira ngo umenye wabimubwira nka nyina agahita abona uri umusazi burya ngiye mfite umuhungu rwose ujya ungira umusazi ku karubanda kandi atakoma ati wowe noneho bwashize nababwiye akuse ko mucuranga indirimbo mukamutajya mucuranga izanjye ntawe ugufana urimo hano rwose nta muntu ugufana urimo hano uri Bruce Melody se uri Knowless se nta muntu ugufana urimo hano nuko kandi bambwira urumva rero hahandi umubwiye utakuse wajya ugerageza byibura abo bantu numva uyirirwa ugendana nabo abo bana b'insoresore noneho njyewe rero ngira rwose n'akantu mbonye kuri telefone mpita nkabereka nka wa mugore wakubise umwana mu kiduramu ngerageza kubyereka umukobwa wanjye nkamuheraho mperaho ngira inyigisho ngaho tekeza usanganye umwana umugabo uramufashe wa mwana uramufashe umujugunye mu kiduramu ese ntago urwo rugo waruvamo ukajya gushaka ko umwana watarekana na se noneho ugasanga ndi kwigisha mpereye aho nkafata ba bakobwa batwitse mugenzi wabo yego bogoshe mugenzi wabo Nyamirambo yego nkamubereka ese ubu mbaye ikaze kandi abifuriza kumererwa neza ngo dukurikiye mu bice bitandukanye waba udukurikiye uri mu Rwanda nawe udukurikiye uri hanze y'u Rwanda reka tumikaze Jennifer umeze neza ameze neza urakomeye ndashima Imana ndashima Imana we ntabwo uvuga ngo urebeye inyuma njyewe zase iby'imbere ko ari ibanga ryanjye iby'imbere ko ari ibanga nyine urebeye inyuma nyine ndakomeye ariko imbere wenda wasanga ari uko bimeze ese kubera iki muvuga ngo urebeye inyuma ntabwo mbizi nanjye se ko atari njye waremye ikinyarwanda nawe niko wabisanze ngo urebeye inyuma umunyarwanda agahura n'umuntu uvuye gushyingura kumva aramubashinga amakuru undi ati ni meza ariko ngo ni meza nawe arayabivuga ati ni meza
none se uzi se impamvu buriya babivuga uzi impamvu uriya muntu avuga ati ni meza yego nuko buriya igihe tukiri ku isi hano igihe utarashiramo umwuka ntabwo uba ugomba kuvuga ngo waneshejwe biriya byose bitubaho cyangwa duhura nabyo ni ngombwa ko tuzahura nabyo yego ni ngombwa yuko tuzajya duhura nabyo tuzajya dupfusha tuzajya twamburwa tuzajya twibwa niyo mpamvu igihe uri muzima uhagaze gutya umuntu arakubaza ati amakuru ni meza kandi wapfushije impamvu uba ushubije ntabwo uba usubirije umuryango wose ni we ku giti cyawe yego ni meza kuko nta hakurya n'ubwo ufite ibibazo kandi bya bibazo ni ngombwa none se ako kanya ahita uvuga ngo mu nda harandya ngo ukuguru kurandya oya mvuye gushyingura nta makuru ariko hari n'uvuga ati ni meza twari turi aha ariko twagize ibyago bivuga iki rero ubuzima bugomba gukomeza nyine ugomba kuvuga ko ari meza nibyo byandi bavuga ngo nyine umuntu agomba kwirarira ugomba no kwirengagiza rimwe na rimwe biba buriya umuntu acika intege yashizemo umwuka ariko igihe atarashiramo umwuka ubuzima burakomeza cyane yego uyu munsi tugiye kuganira byinshi bitandukanye dukunda gukorana ibiganiro cyane cyane mu mvugo zawe urikunda kugaruka uvuga abantu babwira ngo mujye mumenya abantu mushishoze mumenye abo mukurikiye abari bo mumenye abo mwita abakozi b'Imana mumenye abo mwita abayoboke banyu amazina mubita mumenye impamvu muyabita niba bayakwiye koko cyangwa se batayakwiye uyu munsi harimo haravugwa inkuru yamaze kuba kimomo ni nyuma yuko umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa RIB Dr Murangira Biteri agiye ku gihe akavuga ko ahaye gasopu cyangwa se yamye witwa Pastor Claude ndetse witwa Pastor Mutesi n'uwitwa Kamarade n'uwitwa Umukada ariko turagaruka kuri babiri kuri batatu reka tugaruke kuri batatu cyangwa babiri Pastor Claude Pastor Mutesi aba bantu yavuze ngo arakantu yavuze ngo ese bagize mu rugo banakabaza ngo muvuye akazi kagenze neza baravuga ngo akazi kagenze neza reka tugore kuri ibyo bintu kagenze nyine yavuze neza nyine yavuze Mutesi ubwo bisobanuye iki ibyo bintu byo kubiyama bisobanuye ngo ejo ni njyewe none nasugira ngo bisobanuye ngo yaratinze bisobanuye ngo ejo ni Jennifer baziyama nanjye ntitwara neza cyangwa nimvuga ibiterekeranye cyangwa ninjira mu bitandeba hagera ubwo nsesereza usibye ko n'ibimvuga bitandeba ariko niko twabisanze nicyo social media zaziye yego rero ntabwo sinzi burasa aricyo bizatangara buriya Claude afite ukuntu atangira avuga buhoro yereka ko rwose ibintu byoroheje bikaza kurangira yibagiwe erega nawe ntabwo ari we uzi ko nawe atari we buriya ngewe nabigenzuye burya atangira buhoro ati buriya ngewe ati kandi ntabwo sinzi ntabwo nzi ukuntu nabonye Claude buriya ameze nk'umuntu warwaye ihahamuka akunda Mutesi kuri rwa rwego ashobora no gusara buriya umuntu ugukunda ni buriya buryo umubonamo ntashaka kugira amahoro uzi ko hari umuntu ugukunda wagira icyiza ugeraho kikamubabaza wagira ikibi ugeraho kikamubabaza noneho ukajya usigara wifata ukavuga nifata uruhe ruhande ruri bumushimishe uragira ibibazo bikamubabaza wanagira n'ibyiza nabyo bikamubabaza ukabura uruhande neza werekeramo mfite mukuru wanjye wo kwa mama wacu niko ameze ubu nuko mbona kuri social media niko gahenge afite ariko amaze icyumweru atambonye amaze ukwezi atambona umva arahahamuka kandi nabwo yaba mbonye ntiyifuze ko hari ibyiza bingeraho ukibaza utakuse uyu muntu nifate gute rero buriya ngeyo ndebye mbona Mutesi yarabuze uko yifata imbere ya Claude mbona yarabuze uko yifata imbere ya Claude kuko buriya niyo mpamvu iteka uzabona akantu kose Mutesi agiye kugeraho uriya arakarwanya ntago ari ukukarwanya kundi yego ahubwo akarwanyije kuko Pastor Claude atari we wakamenye ngo agatangaze
niwe ushaka kuvuga Mutesi ameze gutya, Mutesi akeneye iki, Mutesi akeneye aya mafaranga, Mutesi akeneye ubushobozi, sibyo? Niwe ukeneye kubivuga, ariko abandi nibabivuga wazabirwanya. Abantu bameze kuriya rero bararushya mu buzima, wibaza icyo yifuza ukakibura. Nta n'ukuntu wanabigenza kugira ngo umwifatire, usibye kugenda uramutse ubimwemereye wagenda ukabimbataye. Abagabo nka bariya rero niba abagabo nyine azabana n'umugore bura wenda nuko yashatse n'umugore ukora, ariko ari wa muntu akiri nko mu busore kandi akaba amaze gukora akiri nko mu busore, ni wa muntu ushaka umugore ntajye kuvoma, ntajye kuguhaha, byose agashaka ngo abyikorere, wowe uhame hahandi akurebe hariya kuyobore, mbese aguhindukize agukoresha uko ashatse. Buriya rero yabonye Mutesi acecetse akamwihorera aravuga, Mutesi yanavuga n'ubundi bikamubabaza, ukabiberwa uruhande. Rero Mutesi uburyo yakwifatamo kugira ngo abashe kugira abashe kubana na Claude, ntabwo rwose ngewe Mutesi pe bari abagore sinjya nanabemera cyane, ariko ngewe mba mbona yarabuze uko yifata. Reka tugiye guhera kuri umwe kugira ngo tumenye cyane cyane bano bantu babiri akenshi kudagaruka muri mu itangazamakuru kuri cyane cyane kuri YouTube. Pastor Mutesi abantu benshi bibajije ngo we yagarutsemo gute? Impamvu yagarutsemo ntago yabura kutagarukamo, kubera yuko Claude niba bagiye kuvuga kuri Claude bagomba kuvuga no kuri Mutesi kuko byose birajyana. Ariko buriya ubuyobozi uko bukora, bavuze ngo bagiye kubahamagaza na wa wundi batabonaho ikosa, babona yuko atarifite, na waba agomba kuza kandi bakamwereka icyaha cye kandi akabona koko ni icyaha. Ariko nabo baba babibona ko wenda ntacyo afite, ariko biba ari ukugira ngo muri cya gihe yakamushubije, muri cya gihe yakavuze ngo barakwiyamye, nawe ajye yibuka ko ubuyobozi bwamugezeho. Ariko ubundi ugiye mu rundi ruhande Pastor Claude nako Pastor Mutesi numva nta kintu ribu yaba imuneguraho cyane, ntacyo. Hari n'abibazaga muri commentaires zitandukanye bagendaga bavuga ngo ese ubundi abakozi b'Imana abapasteri basengera he bafite insengero? Bariya na adresse sinabikubwiye ubushize, none se wowe insengero urazizi? Insengero z'igute? Rero bariya abantu bitwaza yuko ngo insengero bazifunze. Ubu noneho urumva leta yo yabongereye irindi zina. Usengera yewe aho nasengeraga leta yarahafunze, bararufunze, kandi na mbere yuko izifunga ntazo bagiraga. Na mbere yuko izifunga abangaba ntazo bagiraga, byari icyitiriro ngo ngende Pastor Mutesi ndi Pastor Claude. Ntushaka no kumaza turusengero rwawe ubundi rwari ruherereye ntarwo. Niko kundi mu gitondo umuntu abyuka akavuga atakosha buri waba pasteur akabara byiyise. Yego. Ariko nta nsengero bigeze, burase barazigezera, bari bazifite wowe ubana nabo. Hari aho nazaga mbona ariko basengera. Niko kundi nyine bajya gusura. Nimwe bajya gusura insengero z'abantu noneho bikarangira biyise pasteur. Ariko nyine urumva ubu ngubu leta yabahaye irindi peti, kubera yuko niba bamuhaje ati wowe usengera bararufunze ntago rwari rwujuje ibyangombwa, ariko ndacyari muri ibyo nibyo byari ndushaka kuvuga, cyangwa se ukirikodinga iryo jambo rikajya rihora rigaruka no mu myaka 5, ariko nta rusengero ugira. Ko bafite abayoboke benshi? Abayoboke nabo kuri YouTube. Abo kuri YouTube? Buriya nanjye urebye wasanga mbafite. Urebye buriya nanjye wasanga mbafite. Havuye kuri YouTube nta bandi bayoboke babona? None se ubundi abo kuri YouTube bose abanyarwanda ntibari mu Rwanda cyangwa ntibari hanze y'igihugu s'abantu? Gusa abo kuri YouTube batandukanye n'abandi bantu? Ntabwo bitandukanye. Bitandukanye. Ejo nabonye ikiganiro cyakozwe n'uwitwa Karegeya Omar, umwe mu bagabo b'abahanga cyane, aho yakoze ikiganiro agikoze n'ubundi kuri Pastor Mutesi na Pastor Claude ndetse na Bishop Gerard. Yagarutse ukanta aravuga ngo aba bagore bambara amabaze ngo baza kwerekana imideri hano, ni gute birirwa babasaba amafaranga? Niko yavuze. Basaba amafaranga. Erega buriya ikintu mugomba kumenya, umwenda ntabwo ari imbyeyi. Urumva
umwenda ntabwo ari imbyeyi si imbyeyi ufite mu rugo ngo buri mwaka irakora iki ngo irabyara hanyuma nugira ikibazo ejo uzajye kuwushyira ku isoko ukemura ibibazo byawe. Rero reka nkubwire buriya wenda reka tureke no kugendera ku byo Karegeya yavuze, wenda yabivuze uko abyumva ko nanjye buriya ndamwemera nko mu bantu b'abahanga cyane. Yego. Ariko buriya Nepo uzajya ukunda kumva abantu bakunda kuvuga ngo sinzi ukuntu nabisobanura, ari nayo mpamvu byangiza YouTube ugasanga ntabwo dukundana cyangwa ntabwo tugirirana impuhwe cyangwa nta gise dufitanye, ugasanga umuntu kubera ko Jennifer yaje hano akavuga nkeneye ubufasha ubu n'ubu, nkeneye iki n'iki, wowe mu YouTube uzamurwanya uvuga ngo uriya usuza yisize, uriya uzasa neza, uriya uzameze neza, niwe musabira amafaranga. Hari abantu hirya bababaye. Oya, abanyarwanda kuki mugira iyo ngeso yo kuvuga ngo hari abantu bababaye? Ni bande? Abuzi ni njyewe watse ubufasha. Ese mwanya wo kujya utekereza ngo hari abantu bababaye, abo muri kumwe bo wabakemuriye ibibazo, abo muri kumwe bo wamenye uko baraye, abo muri kumwe bo wamenye uko biriwe? Kuki mukunda kwitwaza inzu imvuga ivuga ngo hari abantu bababaye? Abababaye ni Mutesi nyine uri kugusaba amafaranga y'iki yo kugira ngo ajye kwivuza. Uwo mwenda yambaye afite ubuhanga bwo gufunga igitambaro, ariko ntago kumenya kugira ubuhanga bwo gufunga igitambaro ntago bisobanuye ko uwo mwenda uhenze. Kuko buriya ari igitenge cy'ibihumbi 20, ari igitenge cy'ibihumbi 5, ari igitenge cy'ibihumbi 2, ushaka kukidodeshamo ikanzu nziza ikakubera. Ushaka kugifunga mu mutwe ukaberwa. Ntago bisobanuye ko kubera ko yaberewe. Ureba aho abantu babera abagome, umuntu arakubona waberewe agaha agaciro umwenda akawuha ibihumbi 100, ariko wowe ntaguha agaciro wowe wambaye ngo yumve yuko wowe wambaye ushobora kuberwa kandi ari uwa make. Ahubwo kuko uberewe ntago wowe ugomba kuberwa, ahubwo uberewe kuko umwenda ugura menshi. Icyo nicyo kikwereka ko turi abagome. Ntabwo rero umwenda si imbyeyi. Umwenda ashobora no kuba yarawuguze mu myaka 5 ishize cyangwa yaranawuhawe afite ubushobozi. Buriya n'urugero uko tuba kuri social media, buriya wenda nkoye nk'urugero nk'abahanzi, umuhanzi uzashake nk'umuhanzi muri aba bakomeye, umumbariza uti nk'indirimbo waba warahimbye ikaguha nka miliyoni 20 n'iyi cyangwa ikaguha miliyoni 10 n'izi, kandi barayarengeje. Ariko kuko ari abantu b'abantu, abahanzi bafashwa n'abantu. Yego cyane. Bafashwa n'abantu. Abahanzi bafashwa urumva n'ababakurikiranye. Hari ugize Imana ukabona company guhaye kuyamamariza ukabufashijwe utyo. Ugize Imana ukabona abantu baragukunze bakaguha ubufasha. Ariko nta muhanzi n'umwe ufite indirimbo yanyereka yambwira ngo iyi ndirimbo yavuyemo miliyoni 10. Ntabwo wayibona. Nta bantu. Rero na Mutesi ashobora kuba ari aho ngaho arabwiriza, hari abo bifasha. Hari babandi bakunda za nyuro bari bucyurire bakeba babo, bari bucyurire umva se, bari bucyurire abaturanyi, bari bucyurire bande, bari bukubitemo za mvugo. Abo ngabo barahari, baramukunze, ashaka guhura nawe ati ngiye naragukunze, fata ibubu y'ibihumbi 100, fata ibubu y'ibihumbi 500. Kubera incyuro. Oya, kubera ko byamushimishije ubyumjyanye, kubera ko ngiye impamvu mbyise inyuro nuko nanjye ngiye ntabyemera. Ariko ubyemera ni inyigisho. Yego. Tujye tureka kumva yuko niba ikintu cyanze hari undi cyanze. Yego. Sibyo? Rero umwenda kuvuga ngo umuntu yatse ubufasha, niba yatse ubufasha niba ubufite bumuhe kuko ni uzi. Witeganya kuvuga ngo hari ababuraye urabazi, n'Abimana irabazi bafite abandi bari kubafasha. Ahubwo wowe wakugezeho wamumariye iki? Ahubwo nanjye umpe nomero za Mutesi nze gushyiraho ibihumbi 10 wenda azayagure n'amazi angwesha ibinini. Niko bimeze. Uze kuyiguha? Cyane. Kuko buri umuntu ashaka gupfa agasanga yo ntamenya nkatanga 5, iyo mbimenya nkatanga 10, niba jana akavuga ati nkeneye ubufasha bumuhe kuko ni uzi. Abutazi ntabwo uri Imana. Yego. N'Abimana bifite uko yabateganyirije. Rero aba bantu bakunda kubibisambo muri ubu buryo, ugasanga uri aho ngaho ntushoboye kureba muri quartier ngo umenye baburaye, abugendana bafite ibibazo, ntiwababajije uko bameze ko baramutse, ahubwo uratangiye
ngo disi ngo ubu ngubu ngo hari abantu ngo baba bari hirya ngo baba baburaye. Uri Imana ushinzwe kubamenya, abo ushinzwe kumenya n'abo muri kumwe bakemurira ibibazo, nubirangiza ubone wambuka umupaka, ubone wambuka intara, ubone wambuke akarere, ubone wambuka umurenge, ariko banza urebe abo muri kumwe. Ntabwo gitifu w'akarere ntabwo gitifu w'umurenge wa Kinyinya azaza kumenya iby'umurenge wa Kanombe atarabanza gukemura n'ibye. Yego. Niba rero Mutesa Jeanne akavuga ati njye nkeneye ubufasha, imyenda yambaye upimira hehe ko natwe twambaye ibitenge ntituzi amoko yabyo? Usibye kureba harya hasi umuntu yicaye gutya kuri kamera uhise umenya igitenge yambaye uko gihenda, uhise umenya agaciro kacyo. Niba ufite ibyo 10,000 bimushyirire kuri telefone, noneho babandi baburaye nabo Imana ifite uko yabigenje, nk'uko wawe uri kure afite uwamutabaye, afite uwamujyanye kwa muganga, nawe rero abakuri hafi nawe bajyane kwa muganga, abari kuri hafi nawe bafashe. Ntekereza neza ko rero buri munyarwanda wese ntago yakabaye arebera ishusho ku muntu wambaye neza, ku muntu uvuga neza, nyamara abababaye naguhaye urugero. Aba bantu nta cyiza dutanga, nta kintu giraho gikomeye dutanga mu bantu. Nose ubu wenda uko naje kuri social media nikomeze, wenda naje ndi umukene udafite n'akenda nagatiye, ariko iyi saha wenda nshaka kwambara. Nose ikintu cyiza nkora mubona kiraho n'ikihe? Ahubwo umuntu ashaka kugwa ku ijambo ryanjye akarikunda, kambwira ati Jennifer afata 20,000, Jennifer afata 10,000. None se uwo muntu azavuge ngo Jennifer wageze imbere ya kamera we abayeho neza, reka ngo hari ababuraye uri kubavuga ariko nawe ntubazi. Ntabwo bazi. Ni ukwimagina mu mutwe wawe ukavuga ngo ariko hari ababuraye, ariko se hari wumva hari umuntu wishwe n'inzara kuko yakubuze? Biragoye. Hari uwo wumva wakubuze? Ahubwo wowe menya ngo abo tugendana bari amahoro. Uzabwira umuntu waramutse utamureba? Usuhuza uwo ureba. Rero nawe uwo muri kumwe banza umenye ko yariye, umenye ko yanyweye. Mutesi nasaba icyo gihumbi ukimuhe, urumva? Nasaba ubufasha bw'ikintu runaka ukimuhe, kubera yuko iyo myenda yiguze mu myaka 3 ishize agifite ubushobozi. Iyo nzu wenda hari uwayimukodeshereje imyaka 5, wenda n'umugabo we yagiye gupfa yikodesheje imyaka 3. Ntabwo ubizi, ntabwo yahita yivamo ngo nuko ngo ahuye n'ibibazo ngo agomba gusa nabyo. Ariko icyo avuze nicyo gifite agaciro kuruta icyo twe tutazi, icyo turi kumutekerereza. Urumva? Rwose ubwo bufasha ahubwo uhita ushyiraho nomero ze, ufite icyo gihumbi, ufite 2, ufite 3, kuko aramutse apfuye niho watangira gutekereza utako kuki ntashyizeho n'ibihumbi 2. Nabyo byabaye kuri Dorimbogo. Abantu baravuga ngo nagarwaye. Byagombaga kuduha isomo. Rero uriya wimurebera mu ishusho yuko ntagazaza hano ngo akubwira ati inzu hari uwayinkodeshereje kandi yarambwiye ngo nzayigumemo, wenda ntazakorwa n'isoni kuko wayinkodesherezaga yapfuye. Nanjye ntanze ubwo bufasha, urumva? Buriya nibyo njya mbwira abantu, buri umuntu ashaka kuza akakubwira ati akira amafaranga ukayanga. Wenda nko mu bakobwa cyangwa mu bagore, umuntu agira ati akira amafaranga ari umugabo, akira 100,000, akira 50,000 urayanze, kandi nubwo yanze ntabwo ari nawe ari buyagumane, arayaha n'abandi. Muri kumva? Bajye bayafata. Muri kumva? Rero ikintu ngewe numva, yego, ndi kumva rwose umuntu najya kubwira ati mfasha, iyo ugiye gufasha ntiwita kureba, ntiwita kureba ngo yambaye neza uyu yambaye nabi. Ngewe nabahaye urugero, buriya njyaho kugira ngo mfashe umuntu ufite ubumuga, nafasha umuntu wambaye neza, kuko uwambaye neza nta kirengera afite. Ariko wa muntu ufite ubumuga ararebwa na buri wese aramuha umwanya. Buri wese aramenya. Twe twagiye dupfa gutya, twagiye tugira ubuzima bubi kuko twabashaga kugenda tuvuga ngo dufite ba mama kandi tutabafite. Urumva? Ariko imfubyi itari ifite se na nyina yari yizijya mu mashuri igera n'ahakomeye. Noneho ugasanga wa muntu witwa ngo afite ngo ngiye nta nubwo nanafasha n'imfubyi.
ntabwo nshobora ngewe. oya buri wese arabizi ko ari imfubyi. Buri wese arabizi ko ari imfubyi, buri wese azamugirira impuhwe. Ariko hari umwana ufite se na nyina, iyi saha wabuze amafaranga yo kwishyura ishuri, nyina yaramutaye aho ngaho atagira kirengera, kubera ko ari umwana ukiri muto, ari byo byatubayeho, atazi kubeshya, atazi kubeshya, ataramenya ubwo bucabiranya. Araza kubwira ati papa ndamufite, mama ndamufite, wumve ko afite adresse. yego Njye ndibuka neza nkiri umwana, hari ahantu bari kwandika abana bashyira mu mashuri, bakajya babaza abana ufite papa ufite mama, woya abana bakakirwa. Ariko ko njye nayo ntaramenya bwa bucabiranya bwo kubeshya, cyangwa ntaramenya icyo bagendereye, naravuze ngo bose ndabafite kandi ntabwo nzi, nta n'uwigeze andera. yego Urumva ayo mahirwe narayatakaje. Rero njyewe kugira ngo mfashe umwana w'imfubyi, njyewe nafashe umwana ufite se na nyina ariko bamutaye, kuko uwo mwana ntabwo afite umuntu ukora iki umugirira impuhwe, kuko azi ko abamugirira impuhwe bakiri ku isi. Ntabwo nafashe umuntu ufite ubumuga agendera hasi. Uwo nguwo n'imodoka nimubona yambuka izamugirira impuhwe ihagarare. Nta nubwo wumva, nta nubwo izirirwa ivuze ihoni ngo ivuge ngo nyamuneka ihute, izibwira izihagarare. Ariko niba ufite amaguru yombi izakubwira ngo biti kuri mu muhanda ihute, kandi wenda afite uburwayi mu nda buri gutuma atagenda, ariko wenda wajya upfa kubafasha ukavuga ati wenda reka mve kumufasha. Oya, ntabwo nanabikora njyewe nta nubwo nanabikora. Buriya ngenje no kugufasha, mfite umwana mu rugo mfasha, urumva afite se na nyina baramutaye, yaje ari nk'umukozi mpita mushyira mu ishuri, urumva. Ariko njyewe wagize ngo yaba ari imfubyi se nkamufasha, nahita mbwajya ku karere cyangwa ujye ku kagari, na leta irakufasha, urumva. Ujya ku karere cyangwa ujye ku kagari, na leta iragufasha, na leta iri bugufashe, urumva. Ntabwo njyewe namufasha pe, kandi uko nkubwiye ni ukuri sinagufasha. Ntabwo nagufasha, ntabwo nagufasha. Nakubwira ngo jya ku kagari. Rero niyo mpamvu iyi mvugo yo kuvuga ngo hari abantu baburaye, ntabwo uri Imana. Kuko n'Imana yaturemye ntiyaduhaye ibyo dushaka, kandi iyo ifite byose, urumva. Ntabwo uri Imana yo kwimajina mu mutwe, yo kwimajina mu mutwe umuntu. Hirya hari abantu baburaye bande, urabazi? Urebera hose icyarimwe se uri Imana? Utekerereza hose icyarimwe se ibyawe wabishoboye? Ahubwo uwo muri kumwe banza umenye uko ahagaze, urumva. Umenye ngo mwanya wo kureba umuntu kuri social media yambaye neza, urakubufasha se urabona ubukeneye, ubwo niwe Imana nyine yakweretse. Icyatumye umumenya ni nacyo kituma ugomba gukora iki, kuba umuntu we. Utazi rero mureke, nawe afite uko abayeho, kuko ntago ari wowe wategereje. Nawe Imana yamuhaye abagomba kumuba impande, urumva. Rero ntitukigira Imana, tujye dukora ibyo tureba, ibituri hafi, kuko ni nabwo bushobozi dufite. Ayo maso yanjye ari kukureba, akareba hariya, ariko hari hirya yaho nta handi yareba. Aho amaso yacu agenda areba aho tugeze, nta bushobozi afite bwo kugira ngo arebe Cyangugu, nta bushobozi afite bwo kugira ngo arebe Nyabugogo, kandi ndi hano. Ibyo ubonesha amaso uko ugenda bari byo ukora. Rimwe na rimwe usanga na bandi witanga inshuti zawe cyangwa se abantu bawe ba hafi. Bivuze kubera iki? Hari umukobwa witabye Imana ejo bundi, ni umukobwa warurangije kwiga kaminuza muri kaminuza ya hano i Kigali, ndetse yari umukobwa w'umuhanga cyane, yitwa Tony cyangwa se Charissa. Ni Charissa, ntago nibuka neza, ariko ni muri ayo mazina kuko cyo nibuka ni Tony. Ni umukobwa wabaje abantu benshi, ariko abantu benshi bagarutse ku kintu kimwe, babibaza ngo uyu mukobwa yapfuye gute, ko yari kumwe n'inshuti ze, cyagenze gute, kugeza naho amakuru bayamenya bitinze za nshuti ze, kubera ko ngo yaguye muri toilette, niko yagiye mu bwiherero, ngo niho yaguye. Bagiye kure basanga ngo yaryamye aho ngaho yapfuye. Inshuti z'uyu munsi nazo, inshuti rero reka nkubwire, bano bana dufite ni nk'uwanjye uri hariya kabisa. Ni nk'uwanjye uri hariya, ntushobora kuvuga ngo yumve. Bano bana
bayoborwa n'imyaka kuruta uko bayoborwa n'ababyeyi. Buriya umubyeyi njye nkunda kuvuga ngo hari umugani ukunda kuvuga ngo ijisho ry'umukuru rireba hirabura aho umuto atabasha kubona. Buriya ukungana uko nguko umubyeyi aba afite inzira nyinshi cyane yanyuzemo, aba afite byinshi yabonye. Buriya ashobora kubwira ati mwana wanjye rero sinkeneye kugenda mu bandi. Wowe ukumva ko umubyeyi nta bwenge afite, wenda reka tureke no kuvugira kuri uwo nguwo. Kuko uriya mukobwa nanjye yarambabaje deja yaranasengaga. Ntabwo twamubarira mu bana bo kuvuga ngo ntabwo njyewe yari we ndi kuvugaho deja. Ntabwo ari we ndi kuvugaho rwose pe. Rero aba bana b'abakobwa dufite, wenda reka duhereho tuvuge n'abana b'abakobwa agakungu kabo. Aba bana b'abakobwa dufite ntushaka kumubwira ariko wakwirinze kugenda muri aka gakungu k'aba bana. Wakwirinze kugenda muri ibi. Rero bayoborwa n'imyaka kuruta uko bayoborwa n'ababyeyi. Hahandi ubona umwana umubwira ikintu, njyewe rwose reka nkubwire njye simfite urubyiruko. Ikintu kibabaza kandi kinakomeye nuko ibi biganiro dukora ntabwo birebwa n'urubyiruko. Ntabwo babireba. Muri komanteri niba ushobora kubona Kwizera yanditse ukavuga uti kubera ko nzi umukono we, aramutse yanditse agasiga n'urupapuro hano namenye ko ari we wanditse. Buriya no muri komanteri nurebamo uzasanga nta rubyiruko rurimo rwandika, kuko iyo banditse njye ushaka kuvuga ngo uyu muntu wanditse komanteri afite imyaka iyi n'iyi. Nta mwana urimo ufite imyaka 19, 20. Abantu bandika muri komanteri badukurikirana ni abantu bafite imyaka kuva kuri 27 kuzamura. Ariko abari munsi yaho ntago bajye bakurikirana ibi biganiro. Ntago babikurikirana. Abari kureba ibihe? Simbizi baba bari kureba ibyo ngibyo bya dafite umumaro aho ngaho bitabahaye agaciro. Kuko muri wenda reka ngo nk'urugero rumwe rukwereka yuko buriya umuntu ashaka kwandika muri komanteri ukamenya uwo ari we. Kandi muri ibi biganiro mwese uko mubikora ntago abo bana barimo. Buriya umuntu niyandika muri komanteri akavuga ngo giye nifuza ubwenge, uwo muntu azaba ari umuntu mukuru ubizi neza ko hari n'abantu bakuru batagira ubwenge. Ariko umwana ntago yakubwira ngo uzi ubwenge kuko uri kuvuga nk'ibyo nyina ajya mubwira. Azumva yuko uri kubivugishwa n'imyaka yawe, utari wa viziyo. Utari uwa viziyo. Niyo mpamvu rero buriya ngeyo nsomye komanteri nshobora kukubwira ngo aba bantu banditse komanteri nta muntu urimo ufite imyaka 19, nta n'urimo ufite imyaka 20. Bose ni abantu bari hejuru y'iyi myaka. Urumva? Rero ibi biganiro ntibabireba, nabo tubwira abo tubwira burya si nabo babyumva. Ngiye najyaga mbabwira ngo abafite ubushobozi wenda abafite imbaraga leta ijye batera inkunga, bafata igihe cyabo bajye ku mashuri nk'uko kuwa gatandatu basaba abana abana bajye mu kibuga mubigishirize hamwe nta numwe mukuyemo. Hanyuma ejo mwongere musabe ikindi gipapuro mujye mu kindi kigo, mwongere mujye mu kindi kigo, kuko abo bana nibo bazavamo bakaza gukora iki, bakaza kuba abanyarwanda, nibo bazavamo bakaza kuba abagore, bakaza kuba abagabo, nibo bazavamo bakaza kuba abaturanyi b'abandi. Ariko ikibabaje nuko ibi biganiro batabireba. Rero ubwira umwana buno bano bana baba bamaze gukura usanga afite fiance kandi nora karatira abandi atariko ngiye fiance wanjye simukunda, ariko abampamagara aranshaka arangira gute. Noneho ugasanga ba bandi uri kubwira ngo fiance ntago mukunda aguhamagara buri kanya bo baramushaka. Cyane urumva bo barimo kumushaka. Urumva ni nka byandi abanyarwanda bajya bavuga ngo uri kurata abana impyisi zihuma. Aba bana bacu rero b'abahungu, aba bana bacu b'abakobwa nicyo birirwa bakora. Urumva? Ugasanga rero wamubwira kuko wowe uzi kibi cy'agakungu, uzi kibi cy'abantu, imyaka ufite irabikwemerera kugira ngo umenye, wabimubwira nka nyina agahita abona uri umusazi. Burya ngiye mfite umuhungu rwose ujye ungira umusazi ku karubanda. Kandi atakoma ati wowe noneho bwashize nababwe akuse ko mucuranga indirimbo mukamutajya mucuranga izanjye nta ugufana urimo hano rwose. Nta muntu ugufana urimo hano, uri Bruce Melody se uri Knowless se, nta muntu ugufana urimo hano. Nuko kandi bambwira
urumva rero hahandi umubwiye utakuse wajya ugerageza byibura abo bantu numva uyirirwa ugendana nabo abo bana b'insoresore noneho njyewe rero ngira rwose n'akantu mbonye kuri telefone mpita nkabereka nka wa mugore wakubise umwana mu kiduramu ngerageza kubyereka umukobwa wanjye nkamuheraho mperaho ngira inyigisho ngaho tekeza usanganye umwana umugabo uramufashe wa mwana uramufashe umujugunye mu kiduramu ese ntabwo urwo rugo waruvamo ukajya gushaka ko umwana watarekana na se noneho ugasanga ndi kwigisha mpereye aho nkafata ba bakobwa batwitse mugenzi wabo yego bogoshe mugenzi wabo Nyamirambo yego nkamubereka ese ubu nk'ubu tekereza aba bakobwa harimo abo batumiye batazi icyo bagiye gukora bisanze mu ikosa yego ugasanga rero uragerageza muri ubwo buryo bwo kumwereka ko agakungu ari kabi mugenzi we ashobora kunamutumaho atanamwanze ariko ako kanya ibibazo bikabera ugasanga nawe barakujyanye ibaze rero bakujyanye ufite imyaka 20 bakagufunga imyaka 30 wazavamo bakwita nyogokuru utarigeze unabyara nta n'umwana wakubyariye bakabyumva se byahise sha mbese ni nko gucucuma ibuye byaye rero bino bintu by'agakungu ibi bintu by'agakungu abakobwa baricana baricana cyane cyane nk'ugiye gukora ubukwe ngo yabonye fiancé izo wita inshuti zawe izo wita iki urumva ugasanga umuntu aravuga ati ngewe ndamurusha imyaka yego none aransize hari umudamu nzi kandi ni muri ibi bice n'ubundi dutuye turi gukoreramo ibiganiro hano hari umudamu nzi yabonye umugabo yabonye umugabo kandi uwo mugabo yabonye urumva yarasanzwe ari umumama ariko abona umugabo nawe watandukanye n'umugore we barakundana batekereza gusezerana ku bana igihe bakitegura ubukwe hakaba harundi rero akaba yarafite abagore ngo b'inshuti ze ngo bazamwambarira ngo ibiki n'ibiki bavuye mu masengesho umudamu aramubwira ati kanjye kukuzanira icyayi aragenda agiwe amuzanira icyayi icyo cyayi nicyo cyamugubanyije yahise apfa none ikintu cyatubwiye yuko ari wa mugore wamwishe nuko yahise ashakana na wa mugabo wari ugiye gukora iki wari ugiye gushaka leta y'Abana wari ugiye gushaka wa mugore bivuga iki rero ngo abagabo benshi bapfusha abagore cyangwa bapfusha abafiyanse bararenga bakajya guhana n'ababiciye ariko batabizi ari ibanga noneho barabana ikintu cyanshakeje rero navuze na komane yanjye uwampuza n'uyu mugore ngo mubaze ikibazo kimwe urumva barabanye urumva agenda agiye kumuhoza amarira ihangane nanjye yari inshuti yanjye namukundaga buriya numvaga nzabatahira ubukwe twasengaga umunsi ku munsi muzabana muzagira urugo rwiza yari umugore kandi akamutaka yari umugore mwiza wari kuzamushobora urumva noneho nagiye mwigiraho byinshi noneho wa wundi bikarangira akoze iki amubwiye ati n'ubundi wampojeje amarira reka twibanire yamuteye inda sinzi ikintu ngo bapfuye wa mugabo ngo amukubita ingumi y'ijisho ryari rivuyemo nuko batandukanye wa undi se wabanye na wa mugabo urumva ariko umwana akaba yabivuze aravuga ati yagiye kumuzanira icyayi hari umwana w'umukobwa ni nawe wabivuze noneho undi akavuga ati nagiye kumuzanira icyayi nsanga ameze we yisobanura akavuga ko nsanga ameze nabi muzanira icyo kumuramiza ariko nyamara icyo cyayi yamaze kukinywa niho yakoze iki niho yagiriye ibyo bibazo yahise anapfa ntabwo icyayi yanakimazemo yahise apfa ukayakimara kukinywa rero hari igihe izi nshuti nibyo njya mbabwira igihe utarahura n'ibibazo ntabwo ushobora kumenya inshuti iyo ariyo kandi za nshuti nuhura n'ibyiza uzazibwira uti nageze kuri iki kandi zizagufasha kuko nyine n'ibyiza wahuye nabyo noneho niba hari bamwe babikeneye bazakugubanura nyine umuntu ashobora no kutakwicira yuko ufite fiancé mwiza mukeneye urakunzwe aho ugeze uraririmbwa mfite akana rero nagasitari buriya akana kanjye k'imyaka 4 namujyanye ku kigo cya mbere agiye kwiga usibye ko bakimuye ariko nabaye ncyamugeza no kuvuga ngo baba baririmba cyiza ishuri ryose
naravuze nako uyu mwana ari hiki urumva afite igikundiro ishuri ryose cyiza noneho rero n'ubu ngubu aho namwimuriye byarongeye biramukurikirana ubu kinjiro araba mu wa gatanu araba mu wa gatandatu araba mu wa kangahe araba mu wa kangahe cyiza navuze nako umwana wanjye afite ikimuriho urumva rero urumva hari igihe umuntu yigirira igikundiro abandi rero ntibibashimishe bikabibabaza kuki uyu mwana ari uhora avugwa kuki uyu mwana akunzwe kandi afite imyitwarire myiza nturi kuyimwigiraho ngo ujye mu rusengero nk'uko arugiyemo ahubwo wumve ko wenda akundishwa nuko asenga iyo mana avuga imana aricyo bamukundira ahubwo ugiye kumugubanura urumva rimwe na rimwe kumva ibyo ngibyo nibyo mupfuye kabisa ntabwo rero aba bantu buriya rero nicyo kikwereka ko isi igoye ntitaye ku bana urera ntitaye ku cyo umariye abantu bawe njyewe ndareba ibyanjye ni nabyo biri butumye ngo mpombye abawe cya kintu yego ntabwo tubizi wenda uriya mwana w'umukobwa ashobora kuba yararozwe ashobora kuba kuko ntabwo buriya iyo umwana buri uzareba ibijyanye n'umwana ku ishuri hari igihe bakubaza ngo nta burwayi yihariye afite yego rero ntabwo umwana w'umukobwa nk'uriya yaba afite uburwayi bwihariye ngo amenye kujya mu bandi usanga burya ari n'umwana wigunga uhora impande ya nyina kuko abazi ko afite uburwayi bwihariye bavuze ko nta nubwo yari afite igihe rero ntabwo afite aba afite uburenganzira bwo kujya mu bandi bwo kujya he rero biragoye kuko icyo buriya twe tuvuga nk'abantu ariko icyo leta itemeje burya nawe ufite kuba utacyemeza yego cyane uyu munsi abantu bigire iki cyane babigireho iki niba ufite inshuti ikora bino bizagenda gute kugira ngo azamenye inshuti ye nyayo ko bigorana rimwe na rimwe mu bana uzi ko ari inshuti yawe kandi akuryarya ntabwo ngewe nta kintu nabihinduraho kuko buriya icyambere cyo buriya n'umubyeyi wabyaye umwana nk'uko nguko tuba dufite abo bana b'urubyiruko hari igihe ureba ukabona nta kintu wahinduraho ukavuga uti reka nsenge mbwira imana ngo mana mfashirize umwana aho ajya hose ariko ukabona imyaka afite niyo imuyobora kuko n'umubwire arabyuka ati bagenzi banjye nibo bari bunsuke waretse se nkagusuka ko nanjye mbiza ati reka ati wowe uransuka tumwe tugufi ngende shaka ibigeze ku kibuno wareba ukuntu ari bwirirwa kubyimbye imbere aho genda urumva ushimira imana ubona agarutse nta dosiye bamugeretseho ndetse abanyarwanda ntibaciye umugani ngo umubyeyi acumura yicaye umubyeyi acumura yicaye icyo umubyeyi akora iyo umwana ageze hariya iyo ari umwana w'imyaka 3 uramuyobora imyaka 5 uramuyobora 10 yewe mfite n'uw'imyaka 15 nkiyobora urumva nkiyobora ariko nawe urabona ko nyine ari kugenda muri wa mujyi wa mukuru we kumva rero ni ugusenga imana kuko ntago wamubwira niyo umubwiye ahita abona ko urashaje urumva ntabwo uruwa viziyo igihe cyawe kirarangiye urumva urajya kwambara umwenda atako wowe ubundi ibi bintu uba wambara uba wabiguze warebye cyangwa uba wambaye izo rinete urumva ugasanga rero ni ugusenga imana cyane cyane ku babyeyi ndetse n'urubyiruko muri rusange reka dusoreze hano ikiganiro cyiza twajyana na Jennifer ni ikiganiro cyari cyiza cyane sinagushimiye cyane ko yemewe kutuganira ndanabashimiye cyane namwe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane wowe ugiye gukora subscription ku Rugendo TV ndetse no kuri Uwamahoro TV ni chaîne ya Jennifer anyuzaho ibiganiro bitandukanye byiza cyane nk'iki ngiki tumaze kugirana ujyeho umushyigikire urya muri comment urasangamo link y'ikiganiro yakoze tubona ugikandeho itujya kuri chaîne yiwe Uwamahoro TV ndabashimiye cyane ngiye nitwa Nepo Imana ikomeze kubarinda